ntabwo tuvuga cyarahangaha n'ubundi ziyoboye nahangaha. Umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare? Bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi azaho twabateranize za Rumanga. Uyu Kiseke twari kumwe nawe muri coalition. Kiseke garabeshya n'abantu bose barabeshya no kubakika abantu bose arabaginga hari na 2012 barabikoze 2013 barabikoze bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakora intera hamwe. Wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo kurikirana bari gusanga turi abanyarwanda. Avuga ko nubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati nitsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ko uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL nabona abanyamahanga ni bene wacu. Urugendo rwabo uko bagiye Kinshasa bakamara amezi 18 ngira ngo niba ntibeshye murabyumva muri kiganiro uko byagenze kugeza bongeye gusubira mu ishyamba. Yongeye no kuduha urugendo rwo kuva mu nkambi. Ikindi gitangaje nuko yatubwiye ko 2012 ntabwo M23 yatsinzwe ahubwo isi yarayihururije yigira inama yo kuvuga ati reka dusubira inyuma, ariko bo bavuga ko batatsinzwe kuko impamvu barwanira itaratsindwa. Reka wenda iyi nzira ntoya yaho twabashije kureba yaba Rucuro twaciye ku ruganda rw'amazi rw'amashanyarazi ruzatanga umuriro muri Bunagana. Ikindi gitangaje nuko imiryango mpuzamahanga uyu munsi irimo korana na M23 mu bice igenzura. Nanone ushobora kwibaza ngo wenda tuzafata igihe cyo kubitekerezaho gusa nkaho tuganira ku magambo yakoresheje. Ese aba bantu niba isi yose ivuga ko ari abantu bashobora kuba bakora ibintu bibi, ari inyeshyamba zidakwiye gushyigikirwa, kuki haragaragara abanyamahanga benshi barimo gukorana nabo, imiryango mpuzamahanga za Croix Rouge, ibikorwa birakomeje abari basanzwe bakorera aho ngaho? Wakwibaza ngo baba barindiwe umutekano niyo mpamvu bahagumye, cyangwa babaye batawurindiwe ninde urusha abazungu ba mbere guhunga iyo habaye intambara mu bice bitandukanye? Reka tubaha akanya mukurikire General Makenga mu kiganiro twagiranye, arasobanura mu magambo ye atuje. Afande, reka tuvuge ngo tuguhaye ikaze mu kiganiro, turashima kandi ko mwatuboneye umwanya wo kutwakira. Yego, reka twabwira abadukurikiye ko tugiye kugirana ikiganiro ku bijyanye naho uyu munsi inyeshyamba M23 zirwana mu burasirazuba bwa Kongo, aho zihanganye na leta ya Kongo n'igisirikare cya FARDC. Tugiye kuganira na General Sultan Makenga, akaba umugaba w'izingabo navuga ko zirwanira muri burasirazuba bwa Kongo M23. Afande, turagira ngo wenda mbere yuko tuvuga ku mibereho uyu munsi uko imeze, impamvu ikomeye nyuma yuko 2012 mutsinzwe mu gahunga, impamvu yakomeye yatumye mwongera kugaruka mumaze gutsindwa, aho mwakuye icyizere ko noneho mushobora gushobora ibyari byabananiye mbere niki? Murakoze. 2013 ntaho twatsinzwe urugamba, ubwo niko government zo zivuga. Utsinda abantu iyo abafite impamvu ituma barwana. So habaye ibibazo icyo gihe, hazamo Nations Unies, hazamo UN, hazamo SADC, hazamo n'abandi bandi. Ngomba ko tuva kuri ground. Twisanga turi Uganda, twisanga turi mu Rwanda kuri bamwe, ariko tugirana agreement Nairobi na guverinoma ya Kinshasa, tubyo twumvikana. Ubwo rero hakurikiraho process yo kureba ko ibyo twumvikanye bishyirwa mu bikorwa. Nta cyakozwe kugeza igihe government yari icyo gihe tuvanira itwerera ko nta kiteze gukora. Ubwo rero twajya inzira zose zishoboka zose zo yamutereye ko byakemuka amahoro, biranga bihitamo kugaruka iwacu. Garutse iwacu rero 2017 mu kwezi kwa mbere tariki 14 twahisemo kugaruka ko n'inzira yo nyine ari isigaye y'ukemura ibibazo byacu. Nuko twaje tugaruka iwacu kugeza umunsi tubona ahangaha. Yego, kugaruka mwari mu bice bibiri, hari abari barahungiye i Bugande, abandi bajya mu Rwanda, cyangwa bari basubiye inyuma nk'uko babivuze mujya mu bice binyuranye. Kongera guhuza imbaraga ngo mwongere muhure, abantu benshi bahora bibaza icyo kibazo kugira ngo mwongere muhure.
ya twebwe abari Uganda bavuye Uganda baraza nibo baje bafashe ya mbere kuza ariko hari n'abandi bari mu Rwanda n'ubundi nabo baje gusa ibintu byose ni process ntabwo abantu bumvira icyarimwe ariko uko igihe byagiye bigenda bihinduka abari Uganda abari mu Rwanda bose baraje kuko bose babona ko inzira ni imwe nta yindi. Wahari wenda ndi bugaruke kugira ngo wenda uduhe ishusho noneho uyu munsi uko urugero aho mugeze ibyo murimo mukora kugira ngo wenda n'impamvu murwanira ababumva bavuge bati impamvu turwanira ni iyi kandi turacyayihagazeho nk'uko wabivuze uti ntabwo badutsinze habaye impamvu zitandukanye ariko impamvu yo ntiyatsinzwe kugeza ubu impamvu murwanira ifite ishusho isite. Impamvu turwana zirahari ni nyinshi. Turwana uburenganzira bwacu twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Ngera intambara turwana uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, ni intambara ifite amateka kuva 1996 habaye revolution ariyo AFD ifite objectif eshatu. Iya mbere kwari ukuvana interahamwe ku mupaka w'u Rwanda zazivuye mu Rwanda zishe zikoze jenoside ziza ku mupaka hano wa Kongo zitegura kwica abasigaye. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwari ugarura bene wacu bari birukanwe mu gihugu babaye impunzi mu Rwanda na Uganda n'ahandi bagaruke mu byabo. Ya gatatu kwari kuvana ubutegetsi mu butu yaburambiranye ariko bwo guteza n'ibibazo haba mu gihugu haba no muri region. Izo mpamvu zose eshatu rero zigeze zigira iki zikemuka. Niyo mpamvu n'uyu munsi tukirwana. Bene wacu ntibigeze bataha ntabwo tuvuga ziracyarahanga n'ubundi ziyoboye n'ahangaha ubutegetsi bubi tuvuze mu butso ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. So rero nkuko nkubwiye ngo amateka yo ni 1996 hagiye haba agreements zitandukanye ariko zitigeze zigira iki zigera ku musozo kubera kudashaka ko guverinoma ziriho ko arizo ziteza n'ibibazo kugeza n'uyu munsi. Ariko sindi bujye kurekera ndajya hafi cyane nashaka gusa mubwira amateka aho intambara itangiriye. Ndatangira igihe cya CNDP dutangirira aho twagiye amasezerano na government yari kigiye ya Kabila tujya muri government twumvikanye turasinya tujya muri guverinoma tugeze hagati bo bava muri accord bava muri agreement twumvikanye muri amasezerano bo bayavamo twe tuhagarara tusubire amasezerano tuhagararemo kugeza igihe batangiye gufunga hamwe kwica abandi gute. Afani niba naguciye mu ijambo amasezerano yavugaga icyari cyatumye mujya muri ngabo za leta byasaba amasezerano yasabaga iki cyatumye mwemera? Ni byinshi ariko ibyo twumvikanye kwari uko tudeployinga Nord Kivu na Sud Kivu imyaka irenga 5 kugira ngo tuzame umutekano hano iwacu bene wacu batahe bature batekane noneho tuzakora evaluation y'imyaka 5 turebe n'iki byagezweho kugira ngo tuye mu yindi etape. Okay. So ubwo rero icyo gihe imyaka itaranagera nta n'icyo cyanakorwa bo bashaka kuyavamo byateje ikibazo. No havutse rero M23 rero mwumva M23 sobanuye amasezerano ya M23 nyine na guverinoma. So nibwo nyine twafashe za Goma mwarumvishe dufata Rushuru dufata za Goma hazakoresha dusubira inyuma ako tujya mu mishyikirano ibyo twumvikanye bitashyize mu bikorwa kugeza igihe nyine habaye mu dusubira Uganda rero twagarutse hano nko dusanze ahangaha n'ubundi bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera 2013 kandi azaho twabaterninze za Rumanga 2016 tugeze 18 twari kumwe nabo uyu Kiseke twari kumwe nawe muri coalition hamwe n'abandi banyapolitiki bandi baga muri opposition y'icyo gihe. Kiseke uyu perezida cyangwa se uyu nguyu? Okay. Uyu nguyu kwese we yarameze nk'urwaye ariko n'uyu yakoreshaga n'abandi banyapolitiki bandi muri opposition y'icyo gihe twari kumwe nabo. Ubutegetsi rero afasho agiye ku butegetsi twumva ko ibibazo byacu bigize iki bikemutse. Twicara turindiye ku bibazo bikimo ko arabizi twaba turi kumwe nta kigeze akora. Bizige twaje delegation yacu ya Kinshasa imara amezi 18. Kuri aya masezerano Patrick Muyaya ndetse na Perezida Tshisekedi Muyaya ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ubwe ahakana ko hatigeze kubaho ngo niba mwaranagiyeyo avuga ngo ko mushobora kuba mwaramaze amezi 3 ariko nta wamenye ko mwaje.
ndakeka niko bateye barabeshya Kisekedi arabeshya n'abantu bose barabeshya ni uko bakeka abantu bose ari abaginga hari ariko twagiyeyo officially twanavuyeyo officially twariyo bizwi twagize amanama menshi twagenderaga no ku ibari bya eta major twagiye no kureba ikigo cyitwa Mbanzangungu twagiyeyo twagiye no kureba aho bita ZTM naho bita Mweso aho force zacu zagomba kujya gukorera yoga nibyo twumvikanye birahari kandi biranditswe kuko na document isaba biji yogira ngo ibyo twumvikanye bikorwe irahari yasinywe na minister wa interior w'icyo gihe witwa Kakonde irahari so siribaza rero ko hari aho babihakanira nyuma rero yo kubaho ibyo twumvikanye ko tugomba kugenga forces zoperating no Kivu Sud Kivu yatsara umutekano wacu bene wacu bataye nyuma yaho tukazamufasha guhangana na Kabila itakoreye igikwazo afite tuyakoreye ikigo cyitwa Mbanzangungu kugira ngo tuzashire brigade yacu ivanze nabe abo yitabe kugira ngo yizere ko afite umutekano Kabila ntacyo yamutwara aho ZTM babwiye ZTM nagomba gushyira force tukubaka amaforce yacu ayo operating no Kivu Sud Kivu n'avamwe force ijya Kinshasa ko mbikubwiye turangije kumvikana tugeze kuri budget ndetse turabyumvikana tuzane mariste yacu ariko turabakongomani urumva abantu badusaba mariste bareko turabakongomani twari kumwe nabo kuva 12 ariko uwo munsi bavuze tuzane ngo mariste bareko turabakongomani mariste turayazana Liti zaski bacu turazizana basanga bari muri FRDC 99% ba muri FRDC n'amafaranga yabo barasohoka nawe babaye promoted muri FRDC kandi badahari uwo dufite twebwe nk'umusirikare dufite ni lieutenant hariya tugasanga ni major kuba mwarasanze umusirikare utakiri muri leta ari kumwe namwe hariya yarazamutse mwe mwabitekereje mute mukibona ibyo oya twe tusatumenyereye tu ni bwa bandi bwa bashaka kubona amafaranga umva bigeze badekara ko abantu batari bavuga ko bahari amafaranga yasohoka akarya abo ngabo nyine okay so liste twazitanga bashaka gukurana turabakongomani sinzi niba kumukongomani mumenyera kuzina simbizi nyuma yaho bataya kuturega amafaranga turarindiriye kugeza igihe atugira ati mutahe itsonga tubahamagare degesho yacu ataha nyuma y'icyumweru kimwe badutera nuko intambara yatangiye nuko turi mu ntambara kugeza umunsi ngira ngo na amateka nkuko watangiye bivuga kugira ngo abantu bumve aho inkomoko y'intambara yaturutse ndagira ngo noneho Kisekedi navuga ngo wari umwe muri mwe wari muri opposition ya leta yari iriho yarasimbuye mukaba mwari mugiye no kumufasha wo yitaga ikibazo agiye ku butegetsi wabuvuyeho ari we Kabila ngo mumufashe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo namwe mubashe gucyura bene wanyu aha rero nyuma yuko babateye akavuga ati nabadashaka amahoro nyuma y'izo nshuro ebyiri mutangiye kwirwanaho haba hari uburyo bundi mwongeye kumwohereza ubutumwa no mumaze muti ko tubwiraga ngo nabadashaka amahoro koko baba bakiribo cyangwa mwararekeye mubona ko ababeshya niyo abantu banarwana haba hari inzira n'ubundi banakomunika twakomeje kubikora ako tuza gusanga ari uri kubikora koko wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo gukurikirana bari gusanga turi abanyarwanda so bisobanuye ko ari we wabikoraga atari abantu be nivuga kuri iki ko baje gusanga muri abanyarwanda sindi bujye kure y'ibivugwa buri munsi n'ubutegetsi mu Rwanda nabwo ari bwo bwa Kisekedi avuga ko nubundi arwana n'u Rwanda rimwe na rimwe akavuga bati nitsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ku uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda ibyo ngibyo bahora bivuga n'ubutegetsi bwavuye bwarabivugaga n'abangaba niko bavuga ariko bazi ko atari byo abanyarwanda n'abavandimwe bacu ntawabivanaho ariko hari u Rwanda hari na Kongo igihe cyose rero iyo Kongo naniwe gukemura ibibazo yakabaye ikemura ibyitirira abandi ibyitirira u Rwanda ibyitirira Uganda cyane cyane u Rwanda
ejo izabyitira n'abandi uyu munsi turavuga u Rwanda nyuma gato ikavuga Uganda ariko nkeka ko n'ejo izavuga n'abandi kuko niko bateye ariko bazi ko atari byo babivuga bazi impamvu babivuga ni uko badashaka kubona umuntu uvuye u Rwanda muri Kongo cyane abatutsi kandi ntacyo wabihinduraho nawe ntiyabihinduraho abo udashaka ni abakongomani bagakomeza kuba muri Kongo ntaho bazajya kutwitira u Rwanda kutwitira Uganda n'abandi bazatwitirira n'ejo bundi azakomeza kubivuga ariko siniza ko azaba igihe kirekire kuko ni ikinyoma cy'igihe cyacyo ariko n'ukuri kwagira iki kugaragara. Muravuga rero ko abyitira u Rwanda ariko ndagaruka nibaze mwebwe mu by'ukuri ukurikije uko mumeze ibikorwa mukora naciye ahantu hari urugomero rwubakwa umuntu yakwibaza ngo amafaranga angana kuri ashobora gukora ibikorwa remezo bingana kuriya bihenze mwe muyakurahe niba muvuga ko mudafashwa n'u Rwanda na Uganda? Icyambere urugomero waciyeho ni project ya Union Européenne yo gukorera hano hari ibyo dukora bikeya bitoya bijyanye n'ubushobozi dufite ariko support yacu icyambere dufite impamvu ni support yacu ya mbere. Icya kabiri ni abaturage basapotinze urugamba turimo ko turwanira ukuri n'abazi ko ari ukuri kandi abaturage barambiwe ubutegetsi bwa Kinshasa baraburambiwe nuba support dufite rero ni twebwe giti cyacu bagira ikibazo ni abakongomani in general dusapotinze ko barufite ubutegetsi bwa Kisekedi no kwa dufite impamvu abarimo gutera inkunga uyu mushinga n'abanyamahanga ni Union Européenne ikoranite namwe se kandi mutitwa ubutegetsi. Iyo projet twasanze iyo projet ihari yari ikinatangira ariko twashyizeho environnement ituma ikomeza tubemerera ko bakomeza nabo ko barakomeje nuko bazi ko bafite garanti umutekano kandi kuko turabubaha ko tubaho n'abandi bose bari mu karere dukontrolinga. Uyu munsi abaturage batuye muri aka karere murimo bafite umutekano ku ruhe rwego harimo abari mu kaga hari abo mwashyize mu nkambi cyangwa bari mu ngo zabo niho mucungira umutekano wabo? Abaturage mu karere dukontrolinga baratekanye cyane ku buryo n'abari mu turere tuyobowe na leta bavayo bagahungira aho turi. Yego hari uturere tukiri mu bibazo twegereye front line aho Kisekedi akreatinga tero kugira ngo ahamura abaturage yica abaturage asenye ibintu byabo kugira ngo wenda n'abahunge bajye mu nkambi kimwe n'abandi kuko hari abo yafasha notage abashyira hano za Kibati batakanya Rucinya abandi bashyira za Sake abayifuza ko n'abandi bose bajya muri iyo situation cyangwa bagahunga igihugu kuko nta mbabazi nta rukundo afitiye abaturage. Aho umuntu yakwibaza perezida wifuza ko abaturage bahunga se guhunga ko abaturage abona byabagiraho ingaruka cyangwa nuko adakunze abaturage? Afite impamvu ze nkeka ari wazisubiza akujye tumuziho nta baturage akunda nta gihugu akunda araho ameze nka mercenaire. Yego ukiri kuri icyo kudakunda igihugu n'ukuntu abikora ubona iyi ntambara mwafashe icyemezo musubira inyuma nk'uko wabimbwiye 2012 ubona iyi ntambara mu by'ukuri iyo urebye ishusho ifite muzayirwana kugeza cyangwa izi mbaraga zabashubije inyuma 2012 n'ubundi uhora utegereje ko isaha yose zaza cyangwa hari ingamba zo guhangana nazo? Icyo gihe hari 2013 sorry ngo turi 2024 uvuga ngo ibintu byarahindutse. Sinizera ko bazongera kubibona. Twebwe ntidutera wari wese ntishaka gutera wari wese kiduka twirwanaho ubona kwa abaturage bacu kandi tukatuzi ko turabizi nakujana ko guverinoma Kinshasa nta na rimwe izashaka ibibazo bikimuka mu mahoro. Ubwo rero natwe tuzakunda kwirwanaho umushozi dufite kandi tunarinde abo turi kumwe nabo. Hano tuvuga intambara ntago ndi bwibagirwe kubaza niba muri iyi ntambara mwaba mufite zimwe mu mfungwa z'abanyamahanga bashobora kuba bari hano mu gihugu baje muri iyi mirwano. Abanyamahanga turabafite dufite abarundi dufite na FDL nabona abanyamahanga ni bene wacu ubwo nabo turabafite dufite na FARDC dufite n'abandi bita ngo abazalendo kugira ngo bazi icyo bisobanuye abazalendo nabo turabafite
ariko abanyamahanga nabona abarundi n'interahamwe dufite yego nunakenera kuzibona urazibona zirahari yego wenda duhe ishusho y'umukongomani wavuye muri ibi bice birimo imirwano akumva mwaragarutse muhe ishusho kugira ngo ufite uburyo bwo gusura ibice wenda ashobora kuba yazamo kureba yumva ishusho mu by'ukuri iri muri iki gice mufite no kwizera uko ashobora kuhagera waba hari ibice ashobora kuganamo. Ibice dufite dukontrolinga ni Rucuru, ni Masisi, ni Nyiragongo. Ibyo bice biratekanye uwari wese yabisura, abaturage baratekanye, uraza no gushaka uze kubareba baratekanye. Nakubwiye ko arava mu bice biri mu maboko ya government bakahungira n'iwacu batuye batekanye. Nakubwiye ko ari amaproje ya Union Européenne ari gukorerwa hano, hari maonje menshi NGOs nyinshi ziraha, nuko hatekanye, nuko ari umutekano. Afande reka tugushimire kandi dushime umwanya muduhaye no kuba hari uburyo muhaye ishusho abakurikira uru rugamba umunsi ku wundi. Ariko nsoze mbaza ikibazo kivuga kiti ejo bundi umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho arigoma aje gushyingura baguye mu nkambi ya Mugunga, atanahwema kuvuga ko ari mwe mwayirashe mufatanyije na RDF nk'uko babyandika M23-RDF. Yavuze ko noneho ibijyanye n'amahoro bidahara ahubwo agiye kubura intambara. Mwaba mwarabonye ibindi bitero byihariye bitandukanye nuko bisanzwe muri iyi minsi nyuma yuko bivuze? Ibyo bavuga scenario zo kurasa impunzi hariya ni ibintu basanzwe bakunda gukora. Na 2012 barabikoze, 2013 barabikoze, bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakora interahamwe. Icyo gihe babikoze kuko MONUSCO yanze kubafasha mu rugamba, babona bari gutsindwa, bajya kureba MONUSCO ngo kitari kubafasha. MONUSCO yabatiriye mwatangije intambara kandi mwari mu mishyikirano hadushaka kubafasha. Bayintibida MONUSCO yagira kwaza kwitera amabuye n'iki. MONUSCO baravuga ati ariko ntihagira kompani muri Goma turafasha. Icyo bakoze Kahonja na region commander w'icyo gihe wari uhari witwa Bauma berekeze imunda muri Goma kugira ngo MONUSCO noneho itabare kubafasha. Ni nibyo ngibyo n'ubundi bakoze rero bundi hariya. Buri munsi radutera ko nabwiye ko tudatera twebwe kwirwanaho, raduteye ahantu hatandukanye henshi, ariko hose ahora n'ibibazo. Ngira kubera umujinya hari bashaka ko SADC n'abandi wenda babo binjira mu rugamba barasa, cyangwa wenda ya komite international ngo ibone ko ina confirming bya bindi batwita ngo turaba terrorist kandi tutari bo, barasa mu baturage, ariko isi yose urabizi ko ari bo babikoze. So byo kuvuga rero ngo bavuze ko ngo noneho ngo inzira y'amahoro ntayo bagiye kujya mu ntambara, nta nigeze ibaho ko ntibigeze banayishaka kuva 2022 haba ibintu bize bya process by'amahoro byo kureba ko cyane ku mahoro, twagaye duhagarara tugasubira inyuma, yose tukabyemera ko government igeze ishaka. So ubwo rero ntago ishavuze rero n'ubundi yavuze ibyo asanzwe bakora, ubwo kandi natwe tuzakoze usanga dukora natwe yo kwirwanaho no kurwana ku baturage dufite. Fande ijambo kwirwanaho niturisobanura mu kinyarwanda cyacu bisa nkaho ari igihe hari umuntu urimo kukwataka ukamusubizayo, waramutse atakwatatse waguma aho uri. Niba uko ariko mbyumvise cyangwa wamfasha kubyumva? Twebwe dukomeza kubwira amahanga n'abandi na region y'amahanga ya kure kubabwira ko dukeneye amahoro, na kinsa tugiye ko dukeneye amahoro. Niyo mpamvu twe ntawe dutera, twebwe turirinda gusa. Akiba duteye ngo twirwanaho, nukuvuga ngo ataduteye ntabwo twarwana. Iyo mwirwanyeho mugumaho muri cyamubigizayo, kubera ko kuko iki kintu cyo kwirwanaho abantu benshi bagikozeho comment mu bihe bitandukanye, abavugizi baba abagisirikare n'igisivili cyanyu babivuze, wabonaga ko bibaza bati abantu birwanaho ntabwo barimo kurwana. Ariko noneho mufite n'ihuriro ry'uwaje abayoboye akavuga ati twe tuzajya no gukuraho ubutegetsi, none wowe murirwanaho? Twa turirwanaho, ariko mu kwirwanaho ubwo nuvuga ngo uvanaho cyake n'igituma kumunda kwirwanaho. Nukuvuga ngo niba baduteye twirwanaho, ubwo icyo twirwanyeho tuvanaho ya menace,
ni ukuvuga ngo iyo menase ituma duhora twirwanaho, iyo menase ituma duhora duhagaze dushaka kurwana kwa ngo batamara, iyo menase ituma bene wacu bamaze imyaka n'imyaka mu mpunzi, iyo menase ituma bene wacu birirwa bikoreye imisambi ku mutwe bataza bari burare, iyo menase ikomeza gusenya iby'abaturage, kwica abaturage, tugomba kuyivanaho. Ubwo ni muri kadire yo kwirwanaho. Okay. Afande, ubuzima abana bariga inaha, amavuriro yasubiye mu buryo bwo gukora nibura hibanzaho muri amavuriro arakora, amashuri arakora, ejo bundi akoze examen cya leta n'ubashize icyumweru bagikoze, bariga ketse utwo turere nkubwiye twegereye front line natwo ni dukeya, ariko ahandi bariga kabisa, no mu kanya hora amabisi acyuye abanyeshuri numva amasaha ageze barahura nabo bavuye ku mashuri. Bakora ikizami cyoherezwa gukosorwa na leta cyangwa hari uburyo kijya Kinshasa n'ubundi? Okay. Kinshasa icyo yakoze abarimu bari mu turere turimo bakasa amafaranga yabo, ariko amashuri yarakomeje kuko abaturage barahagaze, abana barahagarara, nabo barimu bari mu turere baritanga, bakomeza kwigisha. Leta ibonye ko byanze guhagarara, nubwo ashaka ko bihagarara, nta kundi ubwo yazikoresha ikizame, yohereza abantu bazanye nyine ama examen, zirakorwa n'ubundi ziragenda. Ndasoza ku kibazo gito unsubize, wenda utagihaye ntuza nyinshi bitewe wenda n'umwanya nkumaranye, umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare niba ramuka batemeye ibijyanye n'amahoro cyangwa ubwumvikane bwo kugarura amahoro muri aka gace? Tuzakomeza gutakamba, dushaka amahoro, dushaka kuyamuka mu nzira y'amahoro kugeza igihe wenda bizakemukira. Ndagushimiye.